Tekereza umunsi umwe uramutse ubyutse ugasanga igihugu cy'u Rwanda gifite imihanda igerekeranyije nk'iyi uri kubona, cyangwa se amagorofa maremare mu bice byose by'igihugu, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Ukabona ibibuga by'indege n'iby'umupira biri ku rwego mpuzamahanga. Ndabizi wowe ubwawe wabifata nk'inzozi, ariko ubu ntibikiri inzozi kuko mu gihugu cy'u Rwanda ibi byose nkweretse ndetse n'ibindi ndaza kukwereka ntibikiri inzozi kuko bimwe byamaze kuhasesekara, ndetse hari n'ibiri kubakwa n'ibiteganya kubakwa. Mu byamajije kubakwa byuzuye harimo nka Kigali Arena, Convention Center, Amahoro Stadium ndetse n'ibindi. Menya n'iyi info tuje kukubwira imishinga 5 ihambaye u Rwanda rugiye gushyira mu bikorwa, ndetse iya mbere ikaba yaratangiye no gushyirwa mu bikorwa. Ni imishinga izatwara akayabo k'amafaranga kugira ngo ibashe kurangira. Urisanga mu gihugu gitemba amata n'ubuki, imiturirwa, imihanda, ibibuga by'umupira, iby'indege, amahoteli, ndetse ibi byose bikaba bigiye kwiyongeraho indi mishinga 5 ngiye kukubwira. Guhaye ikaze kuri Menya n'ibindi, kanda subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Nta wanyomoza ndamutse mvuze ko u Rwanda rugiye gusa nk'ibindi bihugu byateye imbere nka za Singapore, umujyi wa Dubai cyangwa se New York, kuko sinaba mbeshye. Guhaye ikaze muri iki kiganiro. Iyi ni Menya n'ibindi. Reka dutangirane n'umushinga uri ku mwanya wa 5. Umushinga uri ku mwanya wa 5 wita Inzovu Mall Project. Ni umushinga w'umuturirwa w'akataraboneka uri kubakwa mu murwa mukuru w'u Rwanda, Kigali, Kimihurura, imbere y'inteko nshinga amategeko ndetse na Kigali Convention Center. Ni inyubako iri kuzamurwa na sosiyete y'Abafaransa, izina ryayo ni Groupe d'Avol. Iyi nzu izaba ari inzu y'akataraboneka, izatwara akayabo ka miliyoni 68 z'idolari ry'Amerika. Aya tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda yaba ari amafaranga asaga miliyari 81 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mushinga uzaba urimo hoteli y'inyenyeri enye 4 star ifite ibyumba 95, ibiro bigezweho, ahantu hanini ho gucururiza, amasoko manini yagutse agezweho bakunze kwita supermarket. Ibi byose nkubwiye ndetse n'ibyo ntakubwiye bizaba bikubiye muri iyi nyubako. Inyubako ndende kandi ngari, mbese ni inyubako izaba ibereye ijisho kuyireba ahantu izaba yubatse. Umushinga wa 4 ni Rwanda Urban Development 2, umujyi wa Kigali wawise Kigali Master Plan 2040. Ni ibikorwa byashoyemo amafaranga menshi cyane. Uyu mushinga watangiye mu mwaka wa 2021 hagamijwe kubaka imijyi 6 igezweho mu Rwanda imeze nka Singapore, Dubai ndetse n'ahandi. Uyu mushinga ugamije cyane guteza imbere imijyi 6 hano mu Rwanda, ndetse harimo na Kigali, ariyo Nyagatare, Rubavu, Rusizi, Muhanga, Huye ndetse na Musanze. Uyu mushinga kandi ukubiyemo undi mushinga witwa Kigali Innovation City, ugamije gushyira u Rwanda hejuru mu ikoranabuhanga ndetse n'ubucuruzi bujyanye n'ibintu by'ikoranabuhanga ku mugabane wa Afurika, ndetse hari n'uturere tuzubakwamo ibigo by'ikoranabuhanga bigezweho. Hazubakwamo kandi na za kaminuza ziteye imbere zigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga. Uyu mushinga kandi si ibyo ugamije gukora gusa, ugamije no kubaka, kuzamura ikigero cy'abafite umuriro w'amashanyarazi ndetse n'amazi ukabishyira ku 100%. Umushinga wa 3 ni Rusizi 3 Hydro Power Project. Ni umushinga mpuzamahanga wa Rusizi ya 3 Region Hydro Power Project, ufite agaciro ka miliyoni 800 z'idolari. Uyu mushinga ukomeje gushyirwa mu bikorwa kugira ngo hongerwe ubwisanzure bw'abaturage bo mu Rwanda, u Burundi ndetse na DRC ku bijyanye n'amashanyarazi. Uru rugomero rukazaba rufite uburebure bwa metero 185, ubuhagarike bwa metero 20 ndetse na 500. Uru rugomero kandi ruzaba rufite umuyoboro w'amazi wa metero 2.28. Ibi kandi byemejwe na Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Dr. Jimmy Gasore. Ni urugomero ruzajya rutanga megawate 206 zose z'amashanyarazi. Uru rugomero ruzageza amashanyarazi ku baturage bagera ku 300,000 byose. Umushinga uri ku mwanya wa 2 ni Unmanned Aerial Cable Car System Project. Ni umushinga wo gukora ingendo zo mu kirere hakoresheje utumodoka duto two mu kirere tugendera ku migozi twitwa cable car. Ni iki gikorwa kigiye kubakwa mu murwa mukuru w'igihugu. Ndakeka uhise wibaza uti nutuhe duce mu mujyi wa Kigali tujye gushyirwamo icyo gikorwa.
Ariko mbere na mbere icyo ugomba kumenya ni uko uyu mushinga uzashyirwa mu bikorwa ku bufatanye na leta ndetse n'abikorera, public private partnership. Reka nkubwire ko banki nyafurika y'amajyambere yatanze inkunga y'ibihumbi 500 by'idolari ndetse nagera kuri miliyoni 722 yo kuzakoresha mu kugerageza harebwa ko uyu mushinga uzashoboka mu rw'imisozi igihumbi. Uyu mushinga azaba ariwo mushinga uhenze mu karere k'ibiyaga byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Uyu mushinga mu by'ukuri witwezeho kuzagabanya ubucucike bw'imodoka mu mihanda, ibyuka byangiza ikirere ndetse n'ibindi. Imishinga nk'iyi ni igice cy'icyerekezo cyo guteza imbere igihugu mu buryo bw'iterambere rirambye ndetse no kubungabunga ibidukikije. Umushinga uri ku mwanya wa mbere ni Bugesera International Airport Project. Uyu mushinga uherereye mu karere ka Bugesera, aha ni mu mujyi wa Rilima mu ntara y'Iburasirazuba. Uvuye i Kigali harimo urugendo rw'ibirometero 48 byonyine. Kujyawe wihuta byibura ukoresha isaha n'iminota 30 yonyine. Ubusanzwe Bugesera International Airport yakiraga abagenzi basaga 710 buri mwaka. Ikagira ubuso bwa metero 14,390. Ariko ikiri kubaka ubu kiratangaje cyane. Ikibuga gishya kiri kubaka ubu gifite ubushobozi bwo kwakira miliyoni 14 buri mwaka. Iki kibuga cyose cy'indege kireshya na hegitari 2,500. Kizaba gifite runway cyangwa se umuhanda muremure indege zizajya ziparikaho, ufite uburebure bungana na metero 4,206 kugira ngo ijye yakira indege zose mpuzamahanga nka za Emirates Fly Beta, Qatar Airways ndetse n'izindi. Iki kibuga cyatangiye kubakwa muri 2017, cyubakwa na sosiyete y'Abanyaportugal yitwa Moto Engine. Iki kibuga kizarangira hagati y'umwaka wa 2027 na 2028. Ni ikibuga kizaba gitangaje cyane, haba muri Afurika ndetse no muri East Africa, kizaba kiri mu myanya ya mbere. Ushimiye ko wateze amatwi menya n'ibindi. Kanda subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Nimba wishimiye iyi video kanda like. Ubundi tujye dukomeza kubana mu biganiro, ibyegeranyo ndetse n'amakuru agezweho. Ndagushimiye kuba twabanye. Murakoze. Ciao ciao.